Nshuti mwene data, nongeye gushima Imana cyane iduhaye amahirwe n'uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Ariko ndanashima cyane ko Imana yaguhaye kumva ufite amatsiko, Imana ikaguha inzara n'inyota yo kumva ushaka ijambo ryayo, tukaba duhuriye muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha cyane. Njyewe ndi Musoni Flavien, reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko utugenera ibidukwiye, kuko umubiri w'umuntu ukeneye ibiwutunga kugira ngo ugire imbaraga, niko n'umuntu wacu w'imbere akeneye ibimutunga kugira ngo agire imbaraga. Wowe rero utugaburira ibyo kurya by'umubiri n'iby'umwuka, twongeye kukwiyereka kugira ngo ubwo ugiye kutugaburira ijambo ryawe, uduhe kugira ngo imitima yacu iryakire nk'ijambo rizadufasha uyu munsi, rizaduha uko dukwiye guhagarara mu minsi iri imbere. Kandi iri jambo kubwo kuryiringira no kwiringira uwaryandikishije, rikazaduha amahirwe yo kuzahagarara ku nyanja y'ibirahure. Ngwino ubane natwe, uduha ayo mahirwe yo kwiga ijambo ryawe kugira ngo ibyo wifuza uyu mwanya utubere umwarimu, tukubere abanyeshuri. Mwuka wera azamura imitekerereze yacu kugira ngo dushyikire imvugo yawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, usanga mu buzima bw'abantu benshi bafite ibibazo. Abantu benshi usanga bafite amatsiko, abandi basunikwa n'ubwoba. Abantu benshi muri bo bibaza ibigendanye n'iminsi y'imperuka, ariko ntabwo ibatera ubwoba cyane nko kumenya umunsi wa nyuma w'imperuka. Nk'uko mubizi neza, usanga abantu bibaza uko bizaba bimeze. Ese umunsi usoza amateka y'isi ni uwuhe? Ese igihe ni ikihe ibyo bintu bizabera? Ibi rero byatumye nifuza ko twakwigana cyane icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo isi izarangira ite kandi mu wuhe mwaka? Isi izarangira ite kandi mu wuhe mwaka? Abantu benshi uyu munsi usanga bagerageza gushyiraho igihe cyangwa bagashyiraho iminsi yo kurangira kw'isi no kugaruka kwa Yesu. Bamwe bakoresha Bibiliya, abandi bagakoresha ubunararibonye bwabo, abandi bagakoresha ubwenge bwabo, abandi nabo bashyiraho ibihe bakoreshejwe n'ubupfumu. Uyu munsi wa none inyigisho yo kugaruka kwa Yesu imaze gusa n'icanga abantu benshi cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo abahimbyi b'indirimbo nyinshi bagiye bahimba ibintu byo kugaruka kwa Yesu mu buryo butandukanye. Nyamara abo bantu bose bagiye berekana yuko uwo munsi, bamwe bavugaga ko uwo munsi batawuzi. Muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 harimo amagambo nkunda cyane. Aya magambo ni igihe Yesu yari agiye yamaze gusubira mu ijuru, abamarayika be basigaye bakaganiriza intumwa. Ubyibuka neza yuko intumwa zari ku musozi igihe Yesu yazamukaga ku musozi wa Elayono. Nshuti zanjye, kuri uyu murongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Umurongo wa 7 Yesu arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Yesu yabonaga ibi bintu atari ngombwa. Yesu ntabwo yabonaga yuko ari ngombwa kumenya umunsi, kumenya igihe azagaruramo ubwami bwe. Ariko kubigishwa bari bafite amatsiko. Reka mbibutse yuko aya matsiko y'abigishwa yatumye Yesu abasubiza gutya. We yaberetse yuko atari ibyabo, si ibyanyu. Mu magambo make, ntibibareba, ntabwo ari byo bikwiye kubaraje ishinga. Ahubwo icy'ingenzi ni uko abantu byigishwa ba Yesu bari bakwiye kumenya ko Data wa twese ari ufite ibihe mu biganza bye. Wibuke neza muri Daniel igice cya 7:9, Imana Data wa twese yiswe umukuru nyir'ibihe byose. Kubw'ibyo rero, ibyo kumenya igihe cyo kugaruka kwa Yesu byari mu butware bwa Data wa twese wenyine. Yohana 17:3 Bibiliya iravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yesu asubira mu ijuru ntabwo yibanze cyane ku gihe cyo kugaruka kwe, ahubwo yeretse abigishwa ko ubumenyi bwihutirwa bakeneye kugira ngo no kugaruka kwe kutazabatungura ari uko bamenya
Yesu Kristo, bamenya Imana, barangiza bakamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Mbega ubumenyi bwiza, kumenya Yesu ko yagupfiriye, kumenya Yesu ko yagucunguye, warangiza ukamenya ko Imana urukundo rwayo rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Mbega ubumenyi bwiza, ubu bumenyi umuntu bufite nta kimeruka ishobora kuzamutwara. Uyu munsi wa none abantu benshi ntago babizi. Hari ibintu bitanu bikomeye kuruta kumenya igihe Yesu azazira. Ikintu cya mbere, gukurikira Yesu. Gukurikira Yesu birimo umugisha, birimo amahirwe, kandi birimo ahazaza heza. Reka mbabwire yuko gusenga ni ikintu cya kabiri. Umuntu usenga ntashobora kuzatungurwa n'ibihe, kandi Yesu najya kuza, umuntu usenga azabimenya, kuko umwuka wa Yesu usanzwe umuyobora, asanzwe afite direct communication. Nshuti zanjye, ikintu cya gatatu gikomeye kuruta kumenya igihe Yesu azazira ni ugutegereza. Umuntu ufite umutima wo gutegereza, akaba ategerejeshejwe n'urukundo, byanga byakunda igihe ntashobora kuvuga ngo cyatinze. Oya. Icya kane, kuba maso. Umuntu uri maso akabana n'Imana ntatwarwe n'isi, ntatwarwe n'iroro ryayo, ntatwarwe n'ibinyoma birimo kwigishwa muri iyi minsi y'imperuka. Uyu nguyu kubera ko ahorana ukuri kuri muri we, byanga byakunda kumenya igihe cyo kugaruka kwa Yesu ntacyo bimubwiye. Ariko nanone byanga byakunda Yesu naza azasanga ari maso. Umuntu ukora, reka mbibutse yuko umuntu udakora abona amasaha atarangira. Abantu badakora baba babona amasaha atinda n'iki, ariko umuntu w'umukozi abona amasaha yabaye make. Reka mbibutse yuko umuntu urimo gukora, ukora mu murimo w'Imana, umuntu ufite icyo arimo gukora cyo gukiza imitima, byanga byakunda uyu ntazarambirwa. Kugaruka kwa Yesu ntabwo kumenya ngo itariki n'umwaka Yesu azaziraho bimuraje inshinga. Ikimuraje inshinga nuko Yesu azaza agasanga imitima y'abantu yiteguye. Nshuti zanjye, aya magambo arakomeye. Uyu munsi wa none hari imitego ikomeye ikomoka mu gushaka kumenya igihe Yesu azazira. Umunsi w'imperuka ni uwuhe? Ese igihe cyo kuza ko kizaba ari ikihe? Hari imitego myinshi ikomeye, ariko ndagira ngo nkubwire nshuti zanjye, ngiye kukubwira imitego 7 ikomeye abantu bashobora kugira amatsiko yo gushaka kumenya umunsi wo kuza kwa Yesu bashobora kugwamo. Icya mbere, gushyiraho inyigisho zicurika Bibiliya zikagena igihe hakurikijwe amarangamutima. Abantu benshi usanga byanga byakunda iyo bamaze gushaka kumenya amasaha cyangwa umunsi cyangwa itariki Yesu azaziraho, byanga byakunda Satani arabagenderera, bikabasaba gushyiraho inyigisho zicurika Bibiliya zikagena igihe hakurikijwe amarangamutima yabo. Niba umuntu akubwiye ngo Yesu azaza mu mwaka uyu n'uyu, umunsi uyu n'uyu, byanga byakunda bigusaba gucurika Bibiliya n'ubusobanuro bwayo kugira ngo abantu bemere ko ibyo uvuze bifite ahantu byanditse. Icya kabiri, gukura abantu mu murongo w'ukuri bitewe n'ubufana. Byanga byakunda inyigisho yo kumenya igihe isi izarangirira imaze kuboneka, abantu bajya mu mwuka w'ubufana, bagafana icyo kintu, barangiza abantu ukuri kwari gusanzwe bakakwigizayo, bakavuga yuko uko kuri kwabakinze ibintu byinshi, noneho bagafana ya tariki, bagafana bya bihe, ariko cyane cyane bafana wa muntu wabibigishije. Icya gatatu gikomoka mu gushaka kumenya igihe ni uko abantu batangira gukora ubushakashatsi bwo gushaka ibintu bishyashya byo kubwira abantu. Abantu bagatangira Bibiliya bakayicurika, abantu bagatangira bakagira ubushakashatsi bwinshi bakora, noneho bigatuma abantu babahanga amaso, kuko iyi nyigisho yo gushaka kumenya igihe cyo kugaruka kwa Yesu itera amatsiko. Reka mbibutse ko Adamu na Eva cyane cyane aganira na Satani yamuteye amatsiko, kandi n'uyu munsi wa none Satani aracyatera abantu amatsiko, bagashaka kumenya iby'Imana yabangiye ko bamenya. Abantu bagashaka no kwinjira mu bintu Imana yabuzanyije kugira ngo barebe ko bakuramo ikintu gishyashya baha abantu. Ibi rero bituma abantu benshi mu madini usanga bavuga ngo beretswe, abandi bakavuga ko Imana yavuganye nabo mu buryo butaziguye, abandi bakavuga yuko mwuka w'Imana yabongoreye, abandi bagatangira kuvuga yuko bavumbuye ubuvumbuzi bushyashya mu byanditswe byera. Ariko nshuti zanjye, ibi byose bikomoka mu gushaka gushyiraho igihe cyo kugaruka kwa Yesu ukurikije amarangamutima yawe. Ikindi, gutera abantu inzara itagenzurwa n'ubwoba bw'ibihe no guhuza ibidahura.
abantu baratangira bagahuzagurika, bagatangira kugira ubwoba bw'ibihe. Abadafite Imana muri bo baratangira bati dore harabura amezi 2 ngo Yesu aze, kandi ibyo rwose abandi barihannye, ngewe ndimo ndagerageza bikanga, byanga byakunda. Abantu batangira no kugira inzara itagenzurwa, barangiza bagatangira kurenga imbibi z'ijambo ry'Imana n'imbibi z'itorero ry'Imana, bagatangira gushakisha hariho hose bakura igisubizo. Ese ibi bintu biriho? Ibi bintu biriho rwose, kandi mu maso yacu turimo turabibona. Ikindi cya kane ni uko abantu batangira guhimba ikintu cyazana ububyutse n'ikangura mu bantu bidakurikije Bibiliya. Abantu batangira gushyiraho inyigisho, bagashyiraho uburyo abantu bari bwihane ngo Yesu naza abatware, bagashyiraho uburyo budasanzwe bw'ibimenyetso byerekana umuntu Imana yababariye, umuntu witeguye kujya mu ijuru uwo ari we. Abantu bagatangira gushyiraho inyigisho y'uko bahawe amazina bazitwa mu ijuru n'iki. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iki ni ikintu gikomeye. Ikindi, abantu cya gatandatu, abantu batangira kwibagirwa kwera k'umutima, maze umuntu yarangiza agafata ikaramu akagenda yepura ibirangiye n'ibisigaye. Umuntu aratangira akavuga ati abantu bazasanganira Yesu agarutse bagomba kuzaba bujuje ibi bintu 20. Iki ngiki naracyujuje, iki ngiki naracyujuje, iki niki naracyujuje, iki niki naracyujuje. Umuntu arangiza akicara akavuga ati Yesu atungutse nonaha njyewe ndi tayari rwose. Ariko nshuti zanjye, ibi bibara amarangamutima bitewe no kwibagirwa kwera k'umutima uko ariko. Bibiliya ivuga yuko kwera k'umutima byanga byakunda bibagirwa Imana nubwo yabisegonda imwe bari mu nzira y'akaga. Umutima yacu buri mwanya Satani aba afite ukuntu ashaka kuducumuza. Kubw'ibyo rero dukeneye gutega amakiriro ku Mana buri munota. Ariko uyu munsi wa none murabizi, hari abantu bitwa ko ari abaziranenge, hari abantu rwose ngo n'amazina bazitwa mu ijuru bamaze kuyabona, hari abantu batagikora icyaha, hari abantu ngo bageze ku rwego ku buryo n'abantu baba basenga bifuza kumera nkabo. Icya karindwi, umuntu asanga afite ibibazo byinshi bikaryamira ikibazo ngo nkore iki ngo nkire. Bamwe bavamo ugasanga arimo arabona yuko ibihe bimutunguye atiteguye, yarangiza agatangira gushaka kwitsindishiriza no gushaka uburyo yihindura umukiranutsi. Noneho bikarangira ikibazo cyiza kivuga ngo nkore iki ngo nkire atakigifite. Nshuti zanjye, ibi bintu murabibona n'amaso yanyu? Yego rwose. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere page 151 baranditse ngo aho kugira ngo tumarire imbaraga z'ibitekerezo byacu mu kwibwira ibyerekeye n'iminsi n'ibihe, aho kugira ngo tumarire ibitekerezo byacu n'imbaraga zacu mu kwibwira ibyerekeye n'iminsi n'ibihe, ibyo Uwiteka afite mu bubasha bwe bwite kandi byarahishwa abantu, dukwiriye ubwacu kwiyegurira mu maboko ya Mwuka Muziranenge, dukora imirimo yo muri ibi bihe, tugabura umutsima w'ubugingo. Mu magambo make, dukeneye gukora umurimo w'Imana, tukagabura iby'Imana bitavanze n'ibitekerezo bya kimuntu ku bantu barimbuka kubera kutamenya ukuri. Icyo tugomba kwitondera ni kimwe: mu gihe dutegereje ko umunsi w'imperuka uba, dukwiye kugaburira abantu inyigisho z'ijambo ry'Imana zitavanzemo ibitekerezo bya kimuntu, kandi dukomeje kuba mu ngorane zo kwishyira hejuru yo kwiyoroshya k'ubutumwa bwiza. Uko Yesu yenda kugaruka, ubutumwa bwiza burushaho kwiyoroshya kugira ngo bugere ku bantu bose, ariko ababuvuga bo barushaho kugenda baba abantu b'ibitangaza, baba abantu bishyize hejuru mu rwego rwo hejuru. Amagambo akomeye, hariho icyifuzo gikomeye kidasanzwe kizashyira abantu mu munezero mwinshi wo mu buryo bw'umwuka no guhindura imibereho yo muri iki gihe. Aya magambo arakomeye, si ibyacu, nta nubwo ari ngombwa ko tubimariraho imbaraga. Icy'ingenzi ni ugushaka kubaha Imana no kureba yuko turimo guteguza abantu kugaruka kwa Yesu kugiye kubaho bidatinze, ariko ibyo kumenya isaha n'igihe ntabwo ari ibyacu. Icyo duhamagarirwa ni ukwitegura twebwe ubwacu, tugateguza n'abantu, kandi tukareba ko inyigisho turimo kubaha ari inyigisho ikiza umutima, ari inyigisho itavanzemo ibitekerezo by'abantu. Reka nkwibutse yuko mbere yuko Yesu agaruka, azasanga ubutumwa burimo kubwirizwa ari ubutumwa bw'abamarayika 3, ari bwo butumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera, ari bwo butumwa bwiza bw'iteka ryose bwo kuburira abari mu isi mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'imiryango yose. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ijambo ry'Imana riratangaje. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, page 152, muri iki gitabo ni igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere page 152. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere page 152 ni page ikurikira indi twari turiho. Baranditse ngo akenshi naburiwe ku byerekeranye no kugena igihe. Akenshi
umwanditsi w'iki gitabo mwuka w'Imana yamweretse amagambo akomeye, amubwira ibigendanye n'abantu bashaka gushakashaka iby'umunsi wo kugaruka kwa Yesu. Yaranditse ngo akenshi naburiwe ku byerekeranye no kugena igihe, nta kindi gihe kindi kizabaho ubutumwa bwiza ku bantu b'Imana buzashingira ku gihe. Guturuka mu mwaka w'844 nta yindi tariki izongera kubaho. Ni nayo mpamvu nimureba neza, murabireba neza mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 10. Ibyahishuwe igice cya 10 haranditse ngo umurongo wa 5 ni amagambo akomeye. Haranditse ngo marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka, amanika ukuboko kwe kw'iburyo, agutunga mu ijuru arahira ihoraho iteka ryose, yaremye ijuru n'ibirimo n'isi n'ibirimo n'inyanja n'ibirimo, ati ntihazabaho igihe ukundi. Guturuka mu 844 twemeza ko nta kindi gihe kizabaho ukundi, ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye. Mu gihe cya marayika wa 7, marayika wa 7 ahuza n'itorero rya 7 ari ryo rya Laodikiya, ari ryo torero ririho muri iki gihe. Mu magambo make, nta rindi torero rizabaho nyuma y'iri torero rya Laodikiya, nta rindi torero Imana izatora. Kandi nanone mu gihe cy'iri torero nta muntu n'umwe wemererwa kwigisha ibintu bigendanye igihe ngo avuge ngo Yesu azaza muri uyu mwaka, ku itariki izi n'izi hazaba ibi n'ibi, ku itariki izi n'izi hazaba ibi n'ibi. Aya magambo arakomeye. Barakomeje barandika muri icyo gitabo ngo si ibyacu kumenya igihe nyacyo cyaba icyo gusukwa kwa Mwuka Muziranenge cyangwa icyo kugaruka kwa Yesu. Igihe cyo gusukwa kwa Mwuka Mwera ku buryo bushyitse cyangwa igihe cyo kugaruka kwa Yesu si ibyacu kubimenya. Ariko nubwo aya magambo yanditswe tariki 29 z'ukwezi kwa 6 mu 851 no mu mwaka w'844 hagiye mu itorero hagaragara ikibazo cy'abantu bagiye bashaka gushyiraho igihe cyo kugaruka kwa Yesu, bagashyiraho ibihe runaka, kandi ibyo bintu byagiye bibyara ubuyobe nk'uko n'uyu munsi wa none bibyara ubuyobe. Wambaza ngo kuki dukeneye imyiteguro? Igihe cy'imbabazi kiri hafi kurangira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umurimo wo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana urimo gukorwa uyu munsi wa none. Icya gatatu, urupfu rudasobanutse rutunguranye rurimo gutwara abantu. Ibi bigatuma tudakwiye gushyira imbaraga cyane ku munsi Yesu azazaho, kuko hari n'abatazawugezaho kuko urupfu rutazabemerera. Ahubwo icyihutirwa cyane ni ukumenya yuko nakiriye ikimenyetso cy'Imana, ni ukumenya ko imbabazi z'Imana nazakiriye, ni ukumenya yuko niteguye, yuko naho nava muri ubu buzima Imana yanjye yamaze kunyakira. Ngiki kintu dukeneye guha imbaraga. Ariko nanone mu rundi ruhande, mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3, Petero yanditse ikintu gikomeye cyane. Yaranditse ngo mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe riri hehe? Kuhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Itsinda ry'abantu barwanya kugaruka kwa Yesu rizaseka abiteguye kugaruka kwa Yesu, bitume bamwe muri bo batangira gushaka gushyiraho ibihe, batangira guhuza ibintu bidahura. Urugero nagira ngo mbabwire uyu munsi wa none, muri ibi bihe turimo, aho insengero zirimo gufungwa, aho indwara z'ibyorezo nk'iyi COVID birimo kugenda bituma hari ibintu byinshi bihinduka, birababaje kuba abantu benshi bahita bavuga yuko rwose byanga byakunda iki cyorezo, byanga byakunda Yesu azaza tukiri muri iki cyorezo. Ariko nshuti zanjye, ibi ni ayandi marangamutima, kandi ibi bintu nanone ni ubujiji. Ni gute dushaka guhuza ibintu bitanditse muri Bibiliya n'ibintu birimo kuba ku mateleviziyo? Nshuti zanjye, iki nacyo kirasaba ubwitonzi. Mwirinde amarangamutima. Imana ifite uburyo bwayo ikoresha buzatuma tumenya kugaruka kwayo. Ikintu kizatera imperuka, abantu b'isi batandukanye bagenda bavuga ibintu bitandukanye. Reka mbabwire yuko abadafite Bibiliya mutega amatwi ibintu barimo kuvuga bizarangiza isi. Icya mbere, gushira kw'abantu ku isi bitewe n'ibibazengurutse, icyo bita extinction of human. Hano bakagaragaza yuko global nuclear climate change, ibintu bigiye bitandukanye, isi ubwayo izatuma ibintu biri ku isi bizagenda bihindagurika ku buryo bizatuma abantu bagenda bapfa. Harimo ibyorezo, harimo ibyo bita biotechnology n'ibindi. Bakavuga yuko nta meruka izaba rero Yesu atazanagaruka, ko benshi batanamwemera, ahubwo isi abantu bazagenda bapfa bashireho rwose. Abandi bantu batemera ijambo ry'Imana bavuga yuko isi izarangizwa n'iki? Gutakaza indangagaciro za muntu, icyo bita identity, noneho kugenda abantu babura imirimo, gusabana, kugenda abantu badasabana, igihe kikazagera hakaba icyo bita collapse of civilization.
ariko nshuti zanjye, ibi nabyo ni ubundi buryo bw'ibinyoma bwerekana yuko imperuka izazanwa n'ibi bintu by'uko abantu batabona akazi, kubura kw'akazi bizageraho bikazana imperuka n'ibikireka da. Ubundi buryo bwa gatatu bavuga ni ugushwanyuka k'umubumbe w'isi ubwawo. Bavuga yuko isi mo imbere mo hasi kubera ibirunga ifite n'ibiki n'amagaze n'amaside n'ibiki birimo mu butaka bw'isi, igihe kizagera bya bintu bigashwanyuka, gusa bakavuga ko hakiri imyaka myinshi ngo bisandare, ariko nibisandara isi izashwanyuka n'abantu nyine babe bararangiye iba ari imperuka. Ibi nabyo ni ikinyoma. Icya kane, uburyo Bibiliya ibivugamo. Bamwe bemeza yuko Bibiliya uko ibivuga ariko abanyamadini barangiza bakagenda babicurika. Noneho uburyo bwa gatandatu, kwivumbagatanya kw'ibyaremwe. Abantu bavuga yuko isi izarangizwa n'imyuzure, bya tsunami, ibyo bita hurricane, imiyaga, tornadoes, ibirunga birimo kuruka, ndetse n'ibintu bitabye mu butaka bigashwanyuka by'amaside n'ibiki. Ariko nshuti zanjye, ubu buryo bwose ni uburyo bwo kubeshya. Hagiye rero haba ubushakashatsi butandukanye bwerekana uko isi izarangira. Ariko nagira mbabwire nshuti zanjye, nimureba neza muri kino gihe cya covid, bagiye bagaragaza igitabo gikomeye. Mu gihe cya covid abantu bose barakizi, hagaragaye itangazwa ry'igitabo cy'uwitwa Sylvia Browne. Sylvia Browne ni umugore. Iki gitabo cye yanditse cyitwa End of Days, cyangwa se isoza ry'iminsi yo ku isi. Muri iki gitabo cy'uyu mudamu witwa Sylvia Browne bavuze yuko kirimo ibintu bibiri: predictions and prophecy about the end of the world. Mu magambo make, Sylvia Browne uyu mugore yavuze ku bigendanye n'ubuhanuzi bwerekeza ku bintu by'amasoza y'isi n'umunsi w'imperuka. Ariko ikintu kidasanzwe, uyu mugore ngo yari yaravuze yuko mu mwaka w'ibihumbi 2020 hazaboneka indwara zitandukanye, kandi izo ndwara zikazaba ari indwara zigoranye, ndetse uyu mudamu bamufata nk'umuntu wahanuye ibintu bya coronavirus. Bagahita bemeza rero yuko isi igiye kurangira bitewe n'uko coronavirus Sylvia Browne yanditse mu gitabo cye, byanga byakunda ibi bintu byageze aho bikaba bigaragaya. Ubwo noneho coronavirus ibaye, byanga byakunda abantu bitegure Yesu ageze ku rugi pe. Ariko nshuti zanjye, ibi bintu tukwiye kubyitondera. Uyu mugore witwa Sylvia Browne ni muntu ki? Ese ni umuntu usenga Imana? Nimureba neza, uyu Sylvia Browne yakuriye aho bita Missouri, akaba yari umwana w'umugabo witwaga William Lee. Kandi ikintu gitangaje, bagaragaza yuko iwabo bari abantu bagiye barwana n'ubuzima mu buryo butandukanye. Hano bagaragaza yuko Sylvia Browne yari umugaturika, yari afite imyizerere ya kigaturika, kandi akaba nyuma yaho yaraje kugira indi myizerere ya Episcopalian iwabo, ndetse igihe cyarageze abo mu Luteriyene abivamo, ndetse bakagaragaza yuko ababyeyi be basengeraga mu Baluteriyene, ndetse bakagaragaza ko papa we yari afitanye isano n'Abayahudi. Ariko bakagaragaza yuko uyu nguyu Sylvia Browne ubwe avuga yuko yatangiye kugira amayerekwa agifite imyaka 5, ndetse akavuga yuko ayo mayerekwa yayafashijwemo na mukuru wa mama we. Uyu mukuru wa mama we yari umusayishik medium. Mu magambo make, uyu mukuru we yari umupfumu. None biratangaje, ni gute ikintu nka coronavirus kiza, abantu barangiza bakoherezanya iki gitabo cy'uyu muntu. Abantu bose baravugaga bati corona irabaye, ariko rwose nta kundi Imana yari yarabyerekanye, ibintu byari byanditswe none byabaye, musenge cyane imperuka iraje. Uyu muntu w'umupfumu wavuye mu bintu by'Imana yarangiza akemera yuko yinjizwamo imyuka ya nyina wabo wari umupfumukazi. Ni gute uyu muntu yakwandika ibintu abakristo bakabigenderaho? Si ibyo gusa, umugabo witwa Nostradamus uyu nawe yanditse ku bigendanye n'iminsi y'imperuka. Abanyabwenge b'isi n'abantu bize amakaminuza baramuzi, ndetse abanyabwenge b'isi benshi bagendera ku buhanuzi bwe. Uyu Nostradamus yanditse mu mwaka wa 1551, yandika yuko mu mwaka, ngo yanditse ibintu, ngo avuga yuko mu mwaka wa 2020 hazaboneka indwara ikomeye cyane, hazaboneka umwamikazi witwa Corona. Uyu mwamikazi ngo akazaturuka mu Bushinwa. Noneho kandi ngo uyu mwamikazi kandi uyu mwamikazi akaba ari uzazamura ikintu cyitwa plague,
cyangwa se virusi, noneho byarangiza bakagaragaza ibintu byinshi cyane, bakerekana noneho ubu buhanuzi bwe bagiye babuhuza n'ibintu birimo kuba, berekana ko isi igiye kurangira kuko Nostradamus yabivuze. Ariko Nostradamus yari muntu ki? Nostradamus yari umupfumu. Uyu Nostradamus nimureba neza bavuga ngo iki? Bavuga yuko Nostradamus yishimiraga cyane imyizerere ya Kiliziya Gatulika, cyane cyane ko nanone nta n'ikintu yigeze ahura nacyo cyo kurenganywa na Kiliziya mu gihe cye. Kandi nimureba Nostradamus yabayeho mu gihe cy'ubuprotestani, aho abantu bose bagaragazaga inyigisho zinyuranye na Roma bapfaga. Ariko Nostradamus bigaragara yuko ibitabo bye byanga byakunda birakigwa mu makaminuza menshi y'abantu biga ibintu by'iyobokamana. Uyu Nostradamus nimureba neza muzasanga yifashishaga imbaraga z'ubumaji n'imbaraga z'ubupfumu, kandi yagiye agaragaza ibintu ibyinshi bagenda bagerageza kubihuza kandi bidahura n'iby'ijambo ry'Imana. Undi muntu muri iki gihe cya corona wakunzwe cyane akavugwaho, bakavuga yuko ibitabo bye babyitaho. Reka nkwibutse ko abantu Bibiliya bayishyize ku ruhande bakurikirana ibi bintu. N'undi witwa Dean Koontz. Dean Koontz uyu nguyu yanditse igitabo cyitwa The Eyes of Darkness. Mu magambo make ni ijisho rishobora kurebera mu mwijima. Uyu nawe mu bintu yari yanditse yuko byanga byakunda mu mwaka wa 2020 hari ikintu kizaba kidasanzwe, yerekana uburyo hazavuka indwara, ndetse yandika Wuhan, ahantu indwara ya coronavirus mu Bushinwa yatangiriye. Ibi bintu byatumye rero iki gitabo cye cyuzuye ubupfumu abantu bagikurikira. Uyu mugabo witwa Dean Koontz yari muntu ki? Nimureba neza Dean Koontz yari umugaturika, ariko igihe cyaje kugera Dean Koontz atangira kujya mu bintu by'imyuka spiritually, atangira kuzaza avuga ibintu bizaba. Uyu buryo bwatumye byanga byakunda avangirwa, ariko uyu munsi wa none abantu barasoma igitabo cye nkaho ari ijambo ry'Imana. Aba bantu bose ubupfumu bwa Satani bufite ububasha bwo kubereka ibintu Satani yateguye n'umwaka bizaberamo, ariko ntabwo bafite igisubizo cyo kumenya igihe se azagarukira. Nureba ku rutonde rero, ntabwo abantu benshi mujya mwumva inyigisho ivuga ngo Abadivantiste ngo nibo bantu ba mbere bashyizeho kugaruka kwa Yesu ntiyaza. Ni ikinyoma. Nujya mu mateka uri busange na mbere yuko Abadivantiste bavuga igihe cyo kugaruka kwa Yesu mu 144 Yesu ntaze, ndagira ngo mbabwire yuko hari abandi bari baragiye babivuga. Mu mwaka 66 kugeza muri 70, Simon Bolgiora uyu mugabo yavuze ko isi izarangizwa n'intambara y'Abayahudi na Roma, kandi Mesiya azahita aza gutabara Abisiraheli. Ariko nyamara ntabwo imperuka yabaye. Mu mwaka 500 umugabo witwa Sextus n'uwitwa Julius Africans n'uwitwa Irenaeus, aba bari abahanga mu bya teoloji ya Kiliziya Gatulika, kandi bakaba babita Hippolytus. Bakurikije ubunini bw'ubwato bwa Nowa, baragiye bajyaho ubwato bwa Nowa bwavumburiwe, barangije bareba ubunini bwabwo, barangije bemeza ko isi izarangira bifashishije ubunini bw'ubwato bwa Nowa uko bwanganaga. Ariko ntago byabaye. 847 uwitwa Theota wari umukirisitu yatangaje irangira ry'isi, nyuma akubiswe avuga yuko yari yibeshye. Bamuhasi igiti avuga ko yari yibeshye. Mu mwaka w'igihumbi Papa Silvestre wa kabiri n'abandi, Papa Silvestre wa kabiri, uyu ni wo mupapa wa mbere washyizeho itariki yo kuza kwa Yesu n'irangira ry'isi. Bashyizeho inyigisho y'ikinyagihumbi gisoza isi. Uwo mwaka yawise uw'urubanza rwa nyuma. Mu gitabo cy'uruhererekane rw'abapapa page ya 37, uyu mupapa ni papa w'139 ku bantu bagafite agatabo k'ikinyarwanda. Muri burebe yavuze yuko Yesu azaza, yavuze ko imperuka igiye kuba, isi karangira, kubera ko imyaka igihumbi igiye kwiyongera ku myaka 5,000 yari irangiye. Ariko byagenze gute? Ntacyo byatanze. Mu mwaka w'1033 amatsinda y'Abakristo bavuze ko impamvu isi itarangiye mu mwaka w'igihumbi ari uko batabaza imyaka bahereye ku gusubira mu ijuru kwa Yesu. Barangije bemeza 1033. Nyamara Yesu ntiyaje n'imperuka ntiyabaye. Ibi bintu mwabisoma ku rubuga rwa Wikipedia rwitwa List of Date Predicted for Apocalyptic Events. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, mu mwaka w'1284 Papa Innocent wa gatatu yavuze ko isi izarangira hashize imyaka 666 Islam itangiye. Mu magambo make yabonye ko Islam itangiye muri 618, arangije ategura akurikije uko Abisilamu barwanaga na Kiliziya,
arangije atavuga ati Isilamu byanga byakunda niyo antikristo. Arangije aravuga ati rero 666 imyaka 666 iziyongera ku myaka Abisilamu batangiriyeho, imperuka ihitiba. Niwe wateguye igitero cya kane cy'abitwa abanyamisaraba. Abanyamisaraba ni intambara kiliziya yarwanagamo n'Abisilamu. Ibi wabisoma mu ruhererekane rw'abapapa paje 46. Uyu mupapa turimo kuvuga ni uw'176. Mu 1290 kugeza mu 1335 abitwa ba Joachimite bari abafransiskane, mu magambo make bari abagatulika, bemeje irangira ry'isi ntiryaba. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri mu 1524 London Astrologers, abantu bashinzwe ubumenyi bw'ikirere bo mu Bwongereza b'abahanga bize, bavuze ko isi izarimburwa n'umwuzure w'amazi. Icyo gihe abantu bavuye no mu ngo zabo mu Bwongereza bajya ku misozi miremire. Ikindi mu 1524 kugeza mu 1526 Thomas Monza uyu yemeje ko isi irangira abayoboke be barangije bicwa na leta babarashe, nawe arangije acibwa umutwe. Ibi bintu barabitegereza ntibyaba. Tariki 19 z'ukwezi kwa 10 1533 Michael Stiffer, umunyamibare, mathematician, yavuze ko urubanza rw'Imana ruzatangira ari saa 2 kuri iriya tariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 mu 1533, kandi uwo munsi nta kintu cyabaye. 1585 Michael Servetus yavuze ko uhereye muri 385 muri konsili ya Nice yakozwe na kiliziya hazacaho imyaka 1260 dusoma mu buhanuzi, imperuka ikaba. Ariko ntabwo imperuka yabaye. 1654 Helisaus Roslin, bitewe na nova yabaye. Nova ni uburyo bavuga yuko ibintu by'imibumbe by'inyenyeri biba byagiranye ibibazo. Bitewe na nova yabaye mu 1572 ku nyenyeri, uyu munyabugeni w'umufizician yateganyije ko imperuka y'isi zaba mu 1654 akoresheje imibare ye n'ubwenge kavukire. Ntago byabaye. 1658 Christopher Columbus muramuzi mu mateka, yari umutaliyani w'umushakashatsi. Yavuze ko isi yaremwe mu mwaka w'5343 mbere ya Kristo, kandi izamara imyaka 7000. Asanga isi izarangira mu 1658, nyamara ntibyabaye. 1666 Fifth Monarchist, aba bantu bakanguwe no kubona umwaka wa mbere ku isi wiyanditsemo 666. Icyorezo cyari kimaze kwica abantu 100,000. Indwara y'ubuhumekero flu-like yari yisha abantu. Umuriro watwitse London uraka umara iminsi 4 nta kuzima. Guturuka ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 6 mu 1666 aba bantu bari Abongereza bahise batangaza ko imperuka y'isi yatangiye. Ariko mu by'ukuri ntago byabaye. Mu 1719 tariki 5 Jacob Bernoulli, uyu mugabo w'umunyamibare, yavuze ko isi izagongwa na comet. Isi izagongwa na comet. Comet ni ibindi bintu biba mu kirere, ariko nshuti zanjye bategereje ko isi izagongwa n'icyo kintu baraheba. 1806 Mary Bateman, uyu mwongerezakazi, yari afite inkoko yitera igi. Arangije rwihishwa aragenda igi aryandikaho ngo Christ is coming. Arangije abantu barahurura, abantu batangira kwitegura Yesu ko agiye kuza, bitewe n'igi inkoko yateye ryanditseho ngo Yesu agiye kuza. Ariko byarangiye gute nshuti yanjye? Byarangiye abantu bavumbuye ko ari we waryanditseho, bamufata nk'umutubuzi uyu mugore. Reka nkiri kuri ibi bintu nibuke, mu minsi ishize mwabonye akantu kakwirakwiriye ahantu hose ngo ku mwana wavutse afite inkovu mu biganza w'uruhinja, ngo arangije ngo bagiye kumva bumva aravuze ngo Yesu agiye kuza. Ibi bintu ni inyigisho z'ibinyoma, nta n'umuntu ukwiye kubiha agaciro. Gusa ni inyigisho Satani arimo kuzana ngo acanganyukishe abantu. Mu 1836 John Wesley yeruye ko uwo mwaka Kristo agaruka, ariko ntago byabaye. Mu tariki 28 1843 kugeza tariki 31 z'ukwezi kwa 12 abitwa ba
Milerite. Iri ni itsinda ryabanaga na Mileri, aribo bantu babanjirije abadivantiste. Aba bantu bemezaga ko icyo ari cyo gihe cyo kugaruka kwa Yesu. Nyamara baje kugera aho bariga neza, bemeza yuko noneho Yesu azaza ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 1844. Abo ba Milerite bategereje Yesu ku bitare byo kuzamurirwaho muri Amerika. Yesu ntiyaza, ibyo byiswe great disappointment. Mu Adventiste ibi bintu barabizi. Ariko twakwibaza, abana bantu ko bashyizeho itariki, iriya tariki Yesu ntaze, ese mu by'ukuri bibeshye nk'ariya matsinda yose ari hejuru? Ntago bibeshye. Iriya tariki mu buhanuzi yari ifite ikintu kigomba kubaho, ahubwo ikibazo bagize, bibeshye ku kintu kigomba kuba. Ntabwo Yesu yagombaga kuza, ahubwo Yesu yagomba kuva hera ajya hera cyane, ariko bo ako kantu niko bibeshyeho. Icya 873 byarakomeje. Icya 874 witwa Jonas Wende, uyu yari yarahoze ari umudiventiste, yemeje imperuka itabaye. Mu magambo make yari yarahoze ari umudiventiste muri bari abantu b'abamireri, arangije akomeza urugendo rwe. Uyu mugabo rero yemeje yuko imperuka izaba, ariko nyuma yaho iyo mperuka ntago yabaye. Nyuma yaho umugabo witwa Nelson Boulder yavuze ko Yesu yagarutse mu buryo butagaragara. 1901 abagatulika Catholic Apostolic Church, abitwa Catholic Apostolic Church batangiye mu mwaka w'831. Aba bantu bitewe no gupfa kw'abantu 12 bari batangiye iri dini ryitwa Catholic Apostolic Church, bemeje yuko isi igiye guhita irangira, kubera ko intumwa 12 abo bitaga intumwa 12 kuko aribo bari batangiye iri dini bari bamaze gupfa. Uwa nyuma yari amaze gupfa. 1892 kugeza 1911 Charles Piazzi Smith yari umupiramidologist. Pyramidologist mu kuvuga ngo mu kwiga gukura amakuru kuri piramide ya Giza yo muri Egypte. Uyu mugabo yaragiye akurikira ibipimo byayo, uburebure n'ubugari, arangije yemeza yuko imperuka izahura n'umwaka w'1892 kugeza mu 1911, kubera yuko ubwo n'ubupfumu yakuye kuri piramide yo mu Egiputa. Mu 1914 Charles Taze Russell watangije abahamya ba Yehova, washinze abahamya ba Yehova, yatangaje irangira ry'isi. Yari yaranaritangaje mu cya 874 mu nyigisho yiganaga n'abahoze ari abamirelite, bantu babanjirije abadivantiste, ko Charles Taze Russell nawe yabizemo. Uyu mugabo yemeje ko mu cya 1914 haba imperuka. Cya 1914 imperuka ntiyabaye. Kuva uwo munsi hatangiye inyigisho ivuga ko Yesu yaje mu ibanga, ubwami bw'Imana bwatangiye gutegeka ku isi. Mu mwaka tariki 13 z'ukwa 2 1925 Margaret Rowan uvuga ko yari umudivantiste yavuze ko yabonekewe na Gabriel amubwira ko uwo mwaka kandi iryo joro ari itariki isoza isi. Nyamara itorero ry'abadivantiste ntigeze ryemera izi nyigisho z'uyu mugore witwa Margaret Rowan, ahubwo babonye ko ari ukuvangirwa, ndetse uyu mugore yababaye impamvu cyane batamwemeraga ubuhanuzi bwe kandi baremeye ubuhanuzi bwa Ellen G. White. Ariko Ellen White yari yarahanuye yafashijwe n'Imana yuko kuva mu 1944 mu itorero ry'Imana nta wundi muntu ukwiye kuzazana inyigisho z'uko Yesu agiye kuza ngo atangaze itariki yo kuza kwa Yesu. 1976 Brahima Kumaris, uyu ni umuhinde watangaje imperuka itewe n'ibyorezo n'intambara, ariko yavugaga ko ubuhinde aribwo buzasigara gusa. Icya 1976 ubwo n'ejo bundi William Branham, umubwiriza umuvugabutumwa ukomeye muri Amerika, yavuze ko kugaruka kwa Kristo kuzaba mu ibanga mu mwaka w'1977. Mu mwaka w'1977 1999 Nostradamus, uyu mufaransa wari umufizician akaba ari umuhanga mu by'ikirere, abashakashatsi bifashishije icyitwa Catherine cye ngo bagene iherezo ry'isi. Icya 1999 nibo bantu bemeje yuko mu mwaka w'2000 isi izarangira. Mu mwaka w'2000 murabyibuka mu Rwanda habaye amateraniro kuri stade, abanyapolitike bajyayo, abantu bose bari barigishijwe inyigisho ko Yesu ari bugaruke mu 2000. Bavugaga ko computer itari ziri bushobore kwandika 2000. Bavugaga bari barazamukiye ku bintu byinshi, ndetse ndagira ngo nkwibutse ko no mu itorero abantu bagiye babyigisha. Ndagira mbabwire ngo izi nyigisho zose zishyiraho igihe mwarabibonye neza mu mwaka w'2000, nyuma y'uko umwaka w'2000 Yesu ataza. Amadini ya kirokore, amadini ya giprotestani, ndetse na Kiliziya n'izindi matorero yose ku isi usanga inyigisho kugaruka kwa Yesu abantu batagishaka kuyumva. Ariko nshuti zanjye, si Imana yari yabishyizeho. Nanone ikindi kintu gikomeye, umwaka w'2020 Jane Dixon
Jane Dixon yari yaravuze ko hazaba Harimagedoni, yabihanuye mu mwaka w'1962. ubu buhanuzi rero buvuga yuko byanga byakunda mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2020 imperuka yagombaga kuba, ariko ntiyabaye. Abitwa abamaya bo muri Guatemala muri Amerika yo hagati, aba bantu bo bitwa abamaya bafite kalendari yari ikunze gukoreshwa cyane n'abapfumu n'abandi bantu b'abanyapolitike. Kalendari yabo yerekanye irangira ry'isi, bemeza yuko isi izarangira muri 2020. ngira ngo murabyibuka mu mezi ashize hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu n'ukwa karindwi, muzi ko abantu bahoranaga ubwoba yuko imperuka igiye kuba, hari ikintu kizagonga isi ari nijoro n'ibiki byose. Ibi byose ni ubupfumu, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Reka turebe amatariki make mu minsi iri imbere. Muri 2021 umugabo witwa F. Kenton Bishaw yavuze yuko muri 2021 isi izarangira. Uyu mugabo ni umupastor w'umunyamerika, yavuze yuko Yesu azaza hagati ya 2018 na 2028, ariko kuzamurwa mu ibanga kw'abana b'Imana bikazaba muri 2021. Mu magambo make, muri 2021 Yesu azaza mu ibanga yiba abantu abatware, ngo noneho umugabo wararanye n'umugore ayoberwa aho aciye. Abantu bazaba bari mu ishuri ntabwo bazamenya abandi bagiye, ngo akazi gakomeze, abantu batanga amatangazo kuri radio na televiziyo. Iyi ni inyigisho y'ikinyoma yazanywe n'uyu mugabo mu mwaka wa 2026. Ejo bundi umugabo witwa itsinda ryitwa Messiah Foundation International, aba bantu bemeza yuko isi izarangizwa no kugongana kw'isi n'ibimanyu by'imibumbe yo mu kirere. Ibyo bisanzwe biba hashize imyaka 500,000. ibyo bita asteroids collide. Ariko nshuti zanjye, ibi bintu ni inyigisho z'ibinyoma. 2021 mu mwaka w'2129 umugabo witwa Said Nursi, uyu mugabo ni umuhanga muri teoloji y'Abisilamu, akaba ari mu itsinda ry'Abasuni, yavuze ko hakoreshejwe Hijri kalenda ni kalendari y'Abisilamu, na Rumi kalenda, berekana yuko muri 2122 na 2129 hazaba icyo bita Doomsday. Doomsday mu Cyongereza ni imperuka cyangwa ikintu kizafunga ubuzima ku isi. Mu mwaka w'2239 Talmud Orthodox na Judaism, abantu b'Abayahudi mu gitabo cya Talmud Orthodox n'abandi bagaragaza kuza kwa Mesiya, isi karimburwa mu mwaka w'2239 hashize imyaka 1000. Izi nyigisho ni inyigisho z'ibinyoma. Reka mbibutse ko kugaruka kwa Yesu kuratwegereye. Ibimenyetso Yesu yavuze byose turabibona, ariko icyo dukwiye kwirinda ni kimwe, ni ukwigizayo kugaruka kwe cyangwa kukwigiza hafi mu buryo budasanzwe. Umwaka w'imperuka barakomeje bavuga yuko muri 2280 umugabo witwa Rashad Khalifa, uyu mugabo ni umunyamerika uvuka mu Misiri, akaba umuhanga mu bintu bya biochimie, yakoze ubushakashatsi muri Korowani asanga isi izarangira mu mwaka w'2280. Noneho rero abitwa aba Geological Society of London ni itsinda rigizwe n'abahanga 12,000 byo mu Burayi, bemeje ko isi izamara imyaka miliyoni. Mu magambo make bemeza yuko isi izamara imyaka miliyoni ikabona kurangira. Ariko nshuti zanjye, ibi bintu byose tubirebye wasanga ibi bintu nta cyerekezo bifite. Umugani w'abagaragu babiri muri Matayo 24:45 Bibiliya ivuga ngo iki? Matayo 24:45 Bibiliya iravuga ngo, mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo? Uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga abikora. Shebuja w'uyu mugaragu ntiyamubwiye umunsi azaza, ahubwo yamusigiye akazi azakora. Aka kazi ni akahe? Icyambere, uyu mugaragu arakiranuka kandi uyu mugaragu ni umunyabwenge. Niba ufite ibi bintu bibiri, kugaruka kwa Yesu ntabwo kuzagutungura. Shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo. Umuntu w'Imana agomba gutanga imbuto zo gukiranuka igihe cyazo, agomba gutanga ijambo ry'Imana rijyanye n'igihe cyaryo. Mu gihe nk'iki ngiki abantu barimo gupfa barimbutse, abantu bakeneye kwigishwa ubutumwa bwiza bwo gutsindishizwa n'umuntu bwo kwizera. Abantu bakeneye kwiga ubuhanuzi, bakeneye kwiga amateka, ariko by'umwihariko abantu bakeneye kwiga ubuturo bwera, kugira ngo bamenye yuko ubwo hanze hakomeza kwanga
Kristo yifuza gutura mu mitima yabo. Uwo mugaragu arahirwa rero shebuja naza agasanga akibikora. Hari abantu benshi bakoreye Imana ariko dufite ikibazo yuko Yesu azaza asanga bakibikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose, ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze. Mwumve ikibazo. Umugaragu mubi yibwira mu mutima we ko shebuja atinze. Ikintu cyo kwibwira yuko Yesu azaza mu 2080, mu 2028, mu 2030, abandi nabo bakicara bakavuga bati twari tuzi ko azaza mu 2000 none ntaje. Ni ikintu kiranga umugaragu mubi, yibwira ko shebuja atinze. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Reka mbabwire, Yesu azaza hari abantu bahoze bitwa ngo ni abagaragu beza ariko ari abagaragu babi, barimo gukubita abagaragu bagenzi babo no gusangira n'abasinzi. Mu magambo make, hazabaho kwifatanya n'isi mu rwego rwo hejuru, kandi hazabaho kurenganya abana b'Imana, kandi ibi bintu bizakorwa n'abagaragu babi. Mu magambo make, ibi bintu bizakorwa n'abantu bari basanzwe mu madini, kandi shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, amucemo kabiri, amuhanane n'indyarya, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Nshuti zanjye, ikigaragara ni kimwe: kwifatanya n'ab'isi mu rwego rwo hejuru no kurenganya abantu b'Imana nibyo bimenyetso neza neza bizatwereka ko Yesu ageze ku rugi. Nshuti zanjye, ndabakangurira cyane kwiga amagambo nkunda cyane. Igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere page 152 baranditse ngo ntabwo dukwiriye gutwarwa n'ibivugwa ku bijyanye n'iminsi n'ibihe Imana itaduhishuriye. Yesu yabwiye abigishwa be kuba maso, ariko atari igihe runaka kizwi. Abayoboke be bakwiriye kuba mu mwanya w'abantu bumva amabwiriza y'umuyobozi wabo. Bakwiriye kuba maso, gutegereza, gusenga no gukora mu gihe bategereje igihe cyo kuza k'umwami. Ariko nta n'umwe ushobora guhanura igihe nyacyo bizabera, kuko ku byerekeranye n'umunsi n'isaha nta n'umwe ubizi. Ntuzashobora kwemeza ko azaza mu mwaka, 2 cyangwa imyaka 3, cyangwa kuvuguruza ibingibi uvuga ko bidashobora kuba mu myaka 10 cyangwa 20. Mu magambo make, aya magambo yanditswe mu mwaka w'1900, ariko uyu munsi wa none irinde gushaka kuvuga ko habura umwaka, irinde gushaka kuvuga ko habura imyaka 2, irinde gushaka kuvuga ko habura imyaka 10, cyangwa ngo uvuge ko habura imyaka 20 ngo Yesu aze. Ahubwo toza abantu kwakira umwami n'umukiza kuko baremerewe. Mariko 13:32 Bibiliya iravuga ngo ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe ntawe ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana keretse Data. Aya magambo Yesu yayavuze atarapfa, ariko amaze gupfa yasubiye mu ijuru. Arangije uyu munsi wa none Yesu ari mu buturo bwera. Kuri gahunda y'ubuturo bwera, umunsi w'impongano wabaga ari umunsi uzwi. Kubw'ibyo rero, niba Yesu ari umutambyi wacu mukuru, byanga byakunda umunsi w'impongano arawuzi. Umunsi Yesu azahagurukira ku ntebe y'imbabazi, agasohoka mu buturo bwera bwo mu ijuru, yarangiza agakuramo imyambaro ya gitambyi akambara imyambaro ya cyami. Uwo munsi Yesu arawuzi nk'uko Data wa twese awuzi. Mujye mwirinda, hano baranditse ngo mujye mwirinda, mube maso, musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Soza aya magambo ni amagambo nkunda cyane, nifuza gushyira mu bitekerezo byawe. Ibyahishuwe ni ibyacu n'abana bacu, ariko twe kurwanira kumenya icyo yagize ibanga mu nama z'ishobora byose. Aya magambo yanditse muri cya gitabo cy'ubutumwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere page 154 ku kagingo ka 3. Ibyahishuwe ni ibyacu n'abana bacu, ariko reka twe kurwanira kumenya icyo yagize ibanga mu nama z'ishobora byose. Satani yiteguye guha umuntu uwo ari we wese utagira icyo yigira kuri Yesu buri munsi ubutumwa bwihariye yihimbiye ubwe bwite, kugira ngo ukuri guhebuje ko muri iki gihe kutagira agaciro. Mu magambo make, umuntu udafite umwanya wo gushaka buri munsi mu byanditswe byera ngo Imana imwigishe, byanga byakunda Satani yiteguye kumubera mwarimu. Kandi Satani nakubera mwarimu, azakwigisha, azakwinjiza mu nyigisho zikugonganya n'ibyanditswe byera, ndetse azagutera guhanga amaso cyane umunsi n'itariki yo kuza kwa Yesu, akwibagiza imyiteguro ikenewe. Imana iguha umugisha, ikurinde, kugira ngo umenye ngo hari ibintu byacu ni ukwitegura. Ntabwo biri muri gahunda zacu gushyiraho igihe ngo duteguze abantu cyangwa duhimbe inyigisho z'ibinyoma ngo tubakange
kugira ngo bagire imyiteguro ishyitse Yesu Kristo najya kugaruka abana b'Imana bazaba bari mu bihe bibagoye by'akarengane. Ndagira mbabwire ngo Imana izabamenyesha igihe cyo kuza kwe. Abo ngabo bonyine habura gato ngo Yesu aze bazagira amahirwe yo kumenya igihe cyo kuza kwe. Bazareba ku biti, barebe mu mazi, aho bazaba ari hose bazabona ikimenyetso kibereka yuko isaha yo gucungurwa kwabo igeze. Ibi rero ni Imana izabyikorera. Reka twirinde gucurika Bibiliya kugira ngo tube twahusha intego Imana yatugeneye muri rino jambo, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira urukundo rwawe, uburyo utwitaho, uburyo utumenyesha amabanga yawe. Twagiye twumva inyigisho nyinshi, twagiye dusoma ibintu byinshi, twagiye tugira ubwoba, twagiye ndetse abantu benshi bibaza amaherezo yabo bitewe n'itariki zagiye zishyirwaho. Ariko uyu munsi wa none ijambo ryawe riravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryawe winangira umutima. Udufashe kugira ngo uyu munsi tumenye ko imperuka yacu ishobora kugera, ariko nanone mu gihe ukiduhaye amagara mazima no kubaho muri ubu buzima, uduhe kugira imyiteguro ishyitse, uduhe kukumvira no kumvira ijambo ryawe. Kandi si ibyacu kumenya iby'igihe, nubwo ukizi uyu munsi wa none, uduhe kumenya gusa ko twemeye mu bwami bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.